Gukuramo inda ni uguhagarika gukura k'umwana mu nda cyangwa guhagarika gutwita. Uyu munsi reka turebere hamwe ingaruka zo gukuramo inda ku bushake. Nubwo hari bamwe mu bagore bahura n'ibibazo byo kuvamo inda batabyifuzaga, mu by'ukuri hari n'abandi bazikuramo ku bushake kubera impamvu zitandukanye. Muri izo mpamvu harimo nk'ubukene, kutiyakira, kwanga guseba cyangwa se umwana uzavukana ubumuga ndetse no kuba utwite akiri muto cyane. Abenshi kwirinda kuba bafatwa n'inzego zibishinzwe bahitamo kuzikuramo rwihishwa. Akenshi rero ibi bibagiraho ingaruka cyane, tutirengagije ko abenshi mu babikora baba nta bikoresho byabugenewe, nta suku aho bikorerwa cyangwa ababikora nta bumenyi buhagije babifiteho. Ingaruka rero ni izi: hariho kunanirwa kwiyakira. Umugore wakuyemo inda ku bushake atangira kujya mu bihe byo kumva yigunze, kwicuza, uburakari, kubura apeti, akumva yitereye icyizere, agahora arota inzozi abona umwana, kutagira urukundo no kumva ntawe umukunda. Ariko akenshi uko iminsi ishira cyangwa akabona bimwe mu byaba nk'imbarutso yo kwibuka ko yakuyemo inda, nko kubona umugore utwite, guca ku ivuriro, kubona umwana muto arira, bituma agarura bya bitekerezo. Ibi rero iyo bidakurikiranwe vuba, ahanini bishobora no kuvamo no kwiyahura cyangwa kumva umuntu ahindutse icyihebe, ntatinye no kumena amaraso. Ingaruka ya kabiri ni ukwangirika kw'imisemburo. Kubera imiti ikoreshwa mu gukuramo inda, rimwe na rimwe hari igihe bitera kutongera kubyara ku mugore kubera imwe n'imwe mu misemburo iba yangiritse. Ingaruka ya gatatu ni ugukurwamo nyababyeyi. Akenshi iyo umukobwa akuyemo inda mu buryo bwa magendu, hari igihe nyababyeyi ishobora kwangirika ndetse ikaba yanapfumuka. Icyo gihe iyo umugore agiye kwa muganga bikaba ngombwa ko ivanwamo, ntashobora kongera kubyara. Iyindi ngaruka ni ukurwara ama-infection. Kubera isuku nkeya cyangwa ubuvuzi bwa magendu bishobora gutuma muri nyababyeyi hazamo ama-infection. Iyindi ngaruka ni ukuva amaraso menshi cyane. Iyo umukobwa akuyemo inda ashobora kugira ikibazo cyo kuva bidahagarara bitewe n'umura uba wakomeretse. Hashobora no kuboneka ingaruka y'ubugumba. Nabwo bushobora guterwa n'uko umura uba wakomerekejwe cyangwa se n'ama-infection, maze bikangiza imyanya myibarukiro y'imbere bikamuviramo ubugumba nk'umubyeyi. Iyindi ngaruka ni ugukomeza gukuramo n'izindi nda, cyane cyane ku bantu bakuramo inda mu bwihisho ntibakurikiranwe na muganga. Hari igihe bishobora kubaviramo kujya batwita buri gihe zivamo. Iyindi ngaruka nanone ni uguhagarikwa kw'imihango burundu. Gukuramo inda nanone bishobora gutuma uwo muntu atazongera kujya mu mihango ukundi. Inshuti zanjye rero, bagore beza, abakobwa beza, nababwira ngo mbere yo gufata umwanzuro wo gukuramo inda, banza umenye ko ingaruka zose zabaho uzazihanganira, izo ngaruka uzazicamo bigakunda. Nakubwira ngo banza utekereze neza, ubundi numara gutekereza ufate umwanzuro utazicuza. Niba wishimiye iki kiganiro nguhaye, kora share, kora subscribe, ushyire n'igitekerezo cyawe muri comment z'ibyo wenda twavugaho ubutaha. Imana ibahe umugisha.